afite ubwoba, uwumva afite ubwoba, umupaka kuko twari ku mupaka urafunguye, nafata inzira. Ati ubu ntitukiri ingabo za Uganda, turi ingabo za RPA. Nibwo bwa mbere numvise ijambo RPA. Ati kumenya ko tutakiri ingabo za Uganda, agira gute, ibi byose abikuraho ajugunya hakurya y'umupaka. Ufite ubwoba asubireyo. Ndavuga nti rero umuntu wavuze gutya ubu ntabwo ari gihe wapfa guhaguruka ngo njye kumubwira ngo ukoza amakosa yo kujya imbere y'abasirikare bose umwanzi ariho arasa. Ariko mbibona ko ari big mistake. Mbona Lieutenant Colonel Adam Waswa ntacyo avuze, Lt Waswa yarapfuye 91. Mbona Lt Bunyenyezi ntacyo avuze, mbona Lt Bayingana ntacyo avuze, abo ni ba majoro, mbona ba Major Samukaka ntacyo bavuze, mbona ase ngiye ujya kuvuga amafuti bavuge ko ndi umunyabwoba. Of course arakomeza aragenda, uko umwanzi arasa aragenda, ubwo natwe turakurikira twigabamo amayira abiri, bataliyoni ebyiri aha, bataliyoni ebyiri iburyo, izindi umuhanda wa kaburimbo. Of course tuza guhuriranya Nyabweshongo ize n'indi force yose. Abo basirikare bakuru batubwira bamwe muri twe ko yarashwe agapfa. Yapfuye ku itariki ya 2 mu masaha 3 n'igice gutyo, ahagaze ku gasozi. Niko gasozi uturutse Matimba ugana Nyabwesho ugana Kagitumba, bakabona ibumoso bwawe na gasozi kambaye ubusa. Niko yari ahagazeho areba umwanzi imbere ye mu muhanda, ahamagaza imbunda ngo yitware koherese ngo abarase. Yari kumwe n'abandi basirikare be, escorts be, aho bagiye kuzana imbunda. Of course umusirikare Habyarimana wari uri ku kajipe gafite machine gun yaramurebaga neza, amurasa mu gahanga. Icyo gihe Lt Fred yari umusore uri strong, very physically strong, muremure cyane, ngira ngo niyo mpamvu ibisasu byamufashe mu gahanga. Then aricara, nta nubwo yaguye. Ubundi isasu rya machine gun iyo bari gukubiserera gukaraga rikakugera mu kirere ukagwa hasi, ariko we yaricaye buhoro. Aravuga ati mujinga amenipiga, aricara ahita apfa. Ariko the mood muri ba commanders bakuru babibonye, banamushyinguye aho ngaho Kagitumba, duhuriye Matimba kuko niho twahuriye twese. Warababonaga abariraga, abataravugaga. The mood was bad, ntabwo yari mood nziza muri ba komanda bakuru. Abasirikare bato nta kibazo kuko ntacyo bamenye. Je ntabwo nabaye shocked nkuko abandi benshi babaye shocked, kuko nari namaze kubyitegura, nari namaze kubibona ko ari big mistake. So urumva rero kuva icyo gihe mutakaje igisirikare niko cyubakwa, mutakaje leader, mutateguye ibindi byose bikurikiraho ni catastrophe gusa. So ubwo rero hakurikiyeho umwanzi kuturusha initiative, nubwo ikiza abenshi basirikare batabimenye, bikatworohera gufata Nyagatare na Gabiro kuko abasirikare batabizi bo bagenda barwana gutyo. Ariko after Gabiro baje kubikeka bamwe, bigenda bivugwa, noneho bakabona n'abasirikare bakuru bandi bacitse intege, nta initiatives bagifite. Ariko ubwo hari ku itariki ya mbere, ariko ni ya 2 ko Fred yarashwe ku ya 2. Ubwo ku ya 5 abafaransa baraza bava Ibangi. Hari Ibangi buri abafaransa bagira ibigo muri Afrika, Gabo, Bangi. Buri hari atwaze kujya Ibangi, aho turi Bangi n'abafaransa buri niho bavuye badutera muri 90. Ubu ariko turi kumwe nabo. So turi kumwe nabo kandi turi friendly force noneho. So ubwo urumva rero abafaransa baraje, abafaransa bahamagaye na Mobutu n'abazanye DSP, division spéciale présidentielle, iyobowe n'umukoloneli witwaga Mayere. Ubwo ari 90
ubwo Mayere ni nawe mukorone General Mayere niwe 97 twaje gukubitana nawe twinjira Kinshasa dukuraho mu butu niwe wari chef d'état major. Ubwo murumva ko duhuye kabiri. Buriya history hari ukuntu igenda yisubiramo. So izo ngufu zije za leta zirimo indege, zirimo burende, zirimo atirare, zirimo iki, ntabwo twashoboraga kuzisapotinga. Noneho organizationally dufite ibibazo byo kubura the leader. Birananirana, Gabiro bayidukuramo, turongera tuyibakuramo, ariko ya za qualities navugaga, high level patriotism, resilience, byose biradufasha. Byaradufashije kubera ko abazayirwa barashwe Gabiro babonye ko batari bushobora gusustaining intambara. Babwira iwabo ngo aba bantu turwana nabo nabiyahuze. Abantu turwana nabo nabiyahuze. Ntabwo ari abantu. Therefore ntabwo dushobora gukomeza urugamba. Abazayirwa icyo gihe bafashe inzira bagenda basahura inzira yose ninjira iwabo igoma. Ntabwo bahagumye. Habyarimana ugatangira gukomeza abeshya abaturage. First of all avuga ko umwanzi ari Uganda yamuteye, ari abagande bamuteye. Icyo kinyoma kivaho, avuga ko ari inyenzi zifite amatwi, zifite imirizo. Iyo ni demonization, ni genocide ideology. Ngira ngo yaje kwemera ko ari abanyarwanda nka 91, ariko mbere hose yari abagande cyangwa inyenzi. Inyenzi being the cockroaches, zifite amatwi n'imirizo, ibintu nk'ibyo muri ya genocide ideology yabo. So icyari gisigaye niki? Icyari gisigaye, the last card twari dufite nuko twabona umuyobozi uza akayobora DRPA, akayobora urugamba. Ntabwo twari dufitanye contact na His Excellency. Mbere yuko tujya gutera amezi make ya mbere, abagande bari baramwohereje kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ryitwa Fort Leavenworth muri Amerika. Atari uko bamukunze, ari uko bamutinya, kubera ko bari bazi ko bari baraketse ko abanyarwanda barimo kwiorganizinga ariko badafite information. Baravuga bati muri aba bose bari hano ushoboye kuzabikora ntitubimenye ni uyu nguyu, reka tumwohereze kwiga. Bamwohereza kwiga, ariko ubwo urumva turi aho ngaho tudafite umuyobozi. Ntabwo nta wari ufitanye contact nawe, nta nubwo twari tuzi aho ari, nta nubwo twari tuzi uko yanashobora kuvayo akagera hariya. Ariko at one point twari officers nka 20 twicaye ahantu tutavuga ku Kagera hitwa Nyamuhemura. Ret Meja Bunyenyezi araza arahadusanga, ati ko mutavuga niki? Turaceceka. Ati ndabizi ibyo mutekereza. Ati avuga mu Giswahili, musijari afande Paul anakuja na akifika haya yote yatamalizika. So ubwo tugira muraro nyine ko agiye kuza, dutangira gutegereza n'iryari azazira. Of course yagiye kuhagera mu cyumweru cya kabiri, aciye mu nzira zigoranye. Abashaka kuzimenya ziri ku gihe yarabivuze muri interview. Aciye mu nzira zigoranye, ahageze situation yari umunsi ku munsi situation yabaga mbi kurushaho, ku buryo ahageze nawe uhageze uri umuyobozi w'ingabo ushobora kuvuga uti ibi ntabwo nshobora kubyishoramo, ntacyo nkiramira, let me abandon the struggle, reka tubivemo. Ariko ahageze yakusanyije ba officers bagihari bakiriho bakuru, arababaza ati kuki mwageze kuri uru rwego? Kuki mwageze kuri uru rwego? Nicyo kibazo yababajije. Kuki murwana nabi mukagera kuri uru rwego? Baravuga ngo umwanzi arakomeye. Aravuga ati no, ntabwo umwanzi ashobora gukomera, ntibishoboka, ni mwebwe murwana nabi.
already kuvuga ngo umwanzi ntakomeye, iryo jambo ryahinduye imyumvire y'abasirikare ba RPA, bumva koko ko umwanzi adakomeye. Then atangira icyitwaga reorganization. Ubwo twavuye kuri organization no gutera, tugera no kuri setbacks. Setbacks ni bya bindi bibazo twahuye nabyo byo gupfusha abayobozi, ariko noneho tugeze kuza kwa His Excellency akora reorganization. Reorganization yakoze ibintu nka bitatu nibuka. Ikintu cya mbere, yafashe force nzima yari itaragira ibibazo igikomeye, yari ivuye muri Uganda, kuko kuva mu ngabo za Uganda ntabwo abantu bose baziye rimwe. Buriya hari abaje mbere, abandi bari ruguru, abandi bari no muri za South Sudan, kuko icyo gihe twarwanaga na Bashir wa Sudan, twafashaga SPLA. Urumva hari benshi babimenye nyuma bakumva kuri radio ko abanyarwanda bagiye nabo bakaza. So afata abo ngabo bakiza, abafashe arababriefinga, arababriefinga neza, ababwira uko bari burwane, ababwira ko bava Kagitumba bagaca muri iriya misozi yose ya za Kiyombe, ya za Kivuye, bakagenda bagatera Gatuna. Wicyo yashakaga nibaza ni nko kuvuga ngo Kagitumba byananiranye mu Mutara, dusa nabaneshejwe, ariko nidutera Gatuna birabalansinga, kandi Gatuna ni mu misozi, ntabwo ho hameze nko mu Mutara aho umwanzi yazaga n'imodoka duca hejuru n'iki byose. So yohereza iyo force. Icya kabiri yakoze kwari ugufata za force zose ziri mu Kagera muri pariki, zanyanyagiye, zabuze uko zivayo, zitazi icyo ziri bukore, zisonzeyeyo, zimeze nabi, zose azodaringa kuvayo zitarwana, zavoiding umwanzi, zikwepa umwanzi, zikavayo. Hari imwe gusa force imwe cyangwa command umwe yabuze uko akurayo, kuko we yari yageze kure cyane, yitwaga Late Captain Bitamazire, yari yageze za Kayonza na za Nyawera hariya muri Gahini. So abura uko amukurayo, yohereza force ijya kumusanganira, force imubona nko mu kilometero kimwe hakurya, umwanzi abaramurasha. So Bitamazira agwa aho ngaho, ubu ntiyaboneka, ariko abandi ba commanders bose bavayo. So ubwo arakora reorganization ya RPA kuri teri. Icya kabiri yagomba gukora reorganization ya RPF ku banyamuryango bose mu region yose, kubera ko abanyamuryango bamaze kumva ko Ret Fred yapfuye, rumor is going around, ntibazi nuko yapfuye, bamwe barasuspeculatinga, basubiranyemo, baramwishe, bagize gute, ibintu nk'ibyo. Arabo organizinga, abashyira ku murongo, and then struggle irakomeza. Icyo gihe rero ahindura imirwanire. Mbere twarwanaga uburyo buri conventional, twarwanaga nk'ibyihebe nibyo mbabwira, nk'ibyihebe. Ingabo za Habyarimana zigashyira ku musozi 4 barrel anti-aircraft, zikadutega machine guns, ibifaru, indege hejuru, twebwe tukagenda n'utubunda twacu twapanuwe, twareza gatuza mpaka tukagira kuri izo mbunda. Abapfa bagapfa kandi ubone mu Mutara hagize gute, harashashe, barakurasira mu birometero 3-4 kurinda ubageraho. Murumva ukuntu abantu bari bateye. Niyo mpamvu abazarirwa bavuze ko RPA ari ibyihebe, kandi koko ubibonye usanga bari ibyihebe, niko byari bimeze. So ubwo His Excellency ahindura iyo mirwanire, ava muri iyo conventional war fighting, adushyira muri gorilla mobile warfare, kurwana ibitero shuma, kurasa umwanzi hatazi, kumurasa ahatakubona, kumugwa gitumo, kumurasa mu ijoro, kumurasa mu rukerera, kumurasa umugenda, kumurasa inyuma,
kumutesha umutwe ntamenye aho uri, ahindura imirwanire completely, arayihindura. So iyo mirwanire niyo twatinzemo 91 yose kugera mu Birunga, ariko at the same time agashaka kwereka amahanga ko RPA ikomeye, niko gutera za Ruhengeri, gufungura prison n'ibindi. So ubwo intambara ihindura isura kugera 91 mu kwezi kwa 7 arongera ahindura imirwanire. Ubwo RPA yari imaze icyo gihe cyose mu bitero shuma muri gorilla warfare, inyeshyamba niho izina inyeshyamba ryavuye. Abo kwa Habyarimana bavuga ngo abantu bari twikira ijoro, ngo abantu n'inyeshyamba ntabwo bagaragara, nuko nguko byari bimeze. Ariko 91 mu kwezi kwa 7 ahindura imirwanire, ategeka abasirikare hariya muri komine Kiyombe, ubwo ni umuntu yavuga ko ari muri Nyagatare ariko hegera Gicumbi ahitwa za Gikoba, ategeka abasirikare gucukura indaki, imyobo, kuko ubundi twarwanaga igitero shuma gukubita twiruka. Icyo twashakaga ni imbunda, ni imiti, ni imyambaro, kuko icyo gihe twari tutarakagira imyambaro ariko y'umwanzi nyine, guhera ku nkweto n'amasogisi n'ikariso byose na t-shirt, uwo mwanya ugakuramo ukambara. Niko byari bimeze, kuko iyo abantu bazanye yari yarabacikiyeho. So ategeka ko abantu bacukura imyobo, acukuriye ndaki ye irahari n'ubu Gikoba. RDB yayifashe nka y'abantu bato tourists bagomba kureba muri ibyo bita Liberation Trail, n'ubu ugiyeyo wayibona iyo ndaki. Ategeka abasirikare bose gushikamo bagacukura indaki, abasirikare bacukura indaki, amaking ashobora ko buri musirikare acukura indaki azitinze. Iyo ucukuye indaki ni ukuvuga ko nta withdraw, nta guhunga, ugomba kuhaguma, ntabwo wava mu mwobo ngo wiruke, urashikama mugategereza umwanzi. So acukura indaki ye, yerekana abasirikare bose ko bacukura indaki. Ubwo tuba muri icyo twise entrenchment and holding territory, ahantu hatoya cyane hatari hanini, ariko Habyarimana agaba ibitero byose bibaho, akoresha imbaraga zose zishoboka zo gutera. Yarabanje agaba ibitero yabyitaga amazina atandukanye. Hari icyo yabanje kwita simusiga iraza irarwana ukwezi kurashira. Akurikizaho icyitwa rukokoma iratera ukwezi kurashira. Akurikizaho icyiswe groupement mobile Muvumba, icyo kiratera ukwezi kurashira. Noneho apanga icyarurangiza, yavuga ko kigomba guhakura inkotanyi, yise Operation Ratissage Combinée. Nayo iraza iratera birayinanira. Bimunaniye Habyarimana, nkuko twaba turi ahangaha, nawe hakurya yacu acukura imyobo, turarebana, tugwa miswi. Akajya agaba udutero shuma bikanga, akaza gutera tukamurasa. Bigeze aho 92 His Excellency abona nyine ntaho tuva ntaho tujya, na Habyarimana nawe yarafunze aho ngaho. Ahitamo kuvuga ati iyi myobo turayivamo, turajya gutera ahandi. Abasirikare bari barimenyereye aho ngaho mu myobo yabo, hari intoke, bakenga inzagwa, bakanywa imitobe, amashaza yariyezaga, ibishyimbo, bameze neza. Ati tukahava tukajya gutera ibyumba. Aho kuri iriya ndaki nimuhagera muzabona udutebe, two dutebe nitwo yakoreyeho inama. Ati turajya gutera ibyumba. Bakamandazi bubika imitwe, bubura imitwe, bamubwira batafande turashize, imyobo yacu turayivamo. Habyarimana arayifata, nayifata turongera kwirukanka ku misozi, nta handi
ibyumba turayibura tubure na hano. Ubwo urumva ni hahandi nababwiraga ko muri struggle hagomba kuba decision making. Umuyobozi agomba kuba decisive, agafata icyemezo ariko gifitiye inyungu abantu bose. Arababaza ati se ubundi muri liberation y'u Rwanda, muri mission mufite mu liberating u Rwanda, mwaje kuguma muri imyobo? Iyi niyo end state. Iyi niyo end state, niho mwaje kuguma? Batoya. Ati cya kabiri, ati nimujya kurasa ibyumba, Habyarimana arashaka iki muri imyobo? Ahubwo mwakwibajije ko ari bubasanga ibyumba. Ati rero we go. Afata inzira ubwe turagenda. Itariki 5 z'ukwa gatandatu 1992 dutera umujyi wa Byumba. Dutera umujyi wa Byumba nkuko yabivuze exactly. Ngabo za Habyarimana ntabwo zaje muri ya myobo, ahubwo zose ari za Ruhengeri, ari za Kigali, ari zo mu Mutara, zose zatwisutseho ibyumba. Kuko ibyumba ni ibirometero 6 kugera i Kigali. Nijoro tuhatera twabonaga amatara. Uzi kubona amatara uvuye mu myobo ukabona icyezezi cya Kigali, iyo nayo yari motivation. Kubona amatara gusa bwabwe byari enough kurwana. So mu gitondo Habyarimana arakusanya pepe, indege, ibifaru, iki byose, araza aratera. His Excellency aratubwira ati rero buriya Habyarimana icyo ashaka ni umujyi n'ayo mazu, ni mumurekera amazu, twigira inyuma ducukura imyobo, twigira inyuma gatoya cyane. Urabona ibyumba, kwigira inyuma za Buhambe, hariya za Kisaro, hakurya za Mukarange, ducukura imyobo. Ubwo Habyarimana arwana no kudukura muri iyo myobo still. Ahamagaza Abafaransa bari baragiye, tumaze kurwana Mutara, bari baragiye ntibagaruka kuri front. Nabo babonye ko turi byihe. Haza abandi 92 mu kwa gatandatu. Haza abandi bazara n'imbunda zikomeye, imbunda tutari twararwanye nazo, tutari tuzi n'intambara twari twararwanye muri Uganda. Izo mbunda twari tutarazumva. Imbunda yitwa 105 mm, twebwe twayise dimba hasi. Abasirikare bose bayise dimba hasi kuko yaradimbaga pe, yaradimbaga ukibaza ku isi yose ijuru ryamanutse. Kandi zo operatingwa n'Abafaransa, bakagira batterie imbunda 6 kuri sector imwe, batterie imbuzinde 6 ku yindi sector. Izo mbunda ziraza, bazana amatoni n'amatoni y'amabomu, maze barakubita ku defense zacu ku myobo. Bararasa kuva mu gitondo, bararasa bageza saa 11. Bageje saa 11 babwira ingabo za Habyarimana bati inyenzi zashize, nta nimwe ikibuja, avance. Fari la advancinga, ingabo za Habyarimana zira advancinga, ziraza zisanga abasore bazitegereje ku myobo, barazidoda kweri. Iyo dimba hasi y'Abafaransa, usibye urusaku rwayo no kudimba nyine, nta kintu na kimwe, ntabwo nzi kajarite n'umwe warapiye wakomerekejwe n'iyo dimba hasi. Yarakubitaga gusa, kimwe gusa nicyo cyagize gutya kijya mu mwobo w'umusirikare, kiramwotsa, kiramutwika, avamo yirukanka. Tubona aravumbutse arirukanse, ariko nta kibazo. So ubwo dimba hasi abasirikare bayica amazi, bamenya ko iri mu ndaki, ntacyo dimba hasi iri bugutware. Abafaransa baba disappointed, twarabumvaga bavuga batuka Fari, bavuga ngo bari faible, ngo iki, ngo ntacyo bamaze, ngo ntabwo umuntu yabarasira kuriya ngo bakananirwa kurasa inkotanyi. So Abafaransa barwana nk'amezi 2, bararuha, baragenda nabo. Bagarutse baza gukora genocide 94. So iyo territory rero iba nini cyane noneho. The territory became big. Kandi twitaga centimeter ka Gikoba muri za ndaki, noneho dukavarinze part y'Umutara, part ya Byumba, part ya Burera, part ya Musanze. Ubwo territory ya RPF ya controllingaga iba nini. Ubwo ariko
tukiri muri ya myobo Habyarimana imishyikirano yari yatangiye Arusha gutyo, ariko ari ugusuzugura gusa RPF ntacyo bashaka kumva. Ariko nyuma yaho ibyo bitero na territory expandingiye, imishyikirano noneho iba serious, nibwo hemezwaga ko haza ingabo za African Union zitwaga UNIMOG, zari ziyobowe n'umujenerali w'umu Nigeria witwaga General Palayo Gundipe, zarimo ndibuka abazambiya, abazimbabwe n'abandi, ziradeployinga aho ngaho kugira ngo hataba gushotorana Arusha imishyikirano ikomere. Ubwo ariko mu gihugu hano ibintu byarahindutse, amashyaka menshi yari yavutse, arimo za PSD, arimo za PL, arimo za PDI, PDC, yose amereye nabi Habyarimana. At the same time amashyaka ariho arahura na FPR Bujumbura ni Buruseli, barashyira hamwe barumvikana. At the same time amashyaka arava hano Kigali ku mugaragaro, araza ku Murindi guhura na FPR no gukora inama. Babandi bose bishe muri genocide bitwa Bagafaranga, Banzamurambaho, Bangango, bande bose barazaga, barando Randward, Ndasingwa, bose barazaga ku Murindi. Habyarimana bimutera ubwoba. Uko kugira ubwoba kwa Habyarimana kurimo aho amashyaka ashyize hamwe na FPR muri Arusha, ashyize hamwe na FPR kuri tere hano, ashyize hamwe na FPR ahantu hose, bimutera ubwoba. Nibwo yihutishaga ku developinga concept ya CDR na structure yayo y'intera hamwe kuva ku national level kugera kuri nyumba 10. Nuko nguko byihuse no kujya mu mashaka akayahinduramo power, uko yabaguraga, uko yageraga gute, no gukoresha radiyo teremu n'iki byose, agakora campaign iteye ubwoba yo guhindura ibitekerezo, akazana ingengabitekerezo n'ikibazo cy'amoko byose, agatangira mobilization ikomeye cyane. Teremu nuko hano wenda hari abakuru bayumvaga, ntabwo mbizi, ariko twayumvaga aho twari turi. Teremu was very dangerous. Radiyo teremu n'abantu bayikoragaho bari abahanga pe. Ku muturage usanzwe w'umunyarwanda uri illiterate cyangwa semi-literate cyangwa politically illiterate, yumva biriya bintu na ziriya ndirimbo n'ukuntu babivugaga n'iki byose, basically Teremu niyo yakamandingaga urugamba. Byarumvikanaga uko genocide ideology iri bwihute cyane ikagera ku banyarwanda benshi cyane. So ariko iyo amashyaka yakomeje ari vigilant, bamwe baraza ku Murindi kenshi cyane kugeza 93 wenda no 93 itariki enye z'ukwa 8 93, ubwo twari tukiri muri ceasefire. Ariko Habyarimana agenda abyica, yica abantu. Niba mwibuka neza 93 mu kwezi kwa 2 itariki 8 RPA yagabye igitero kinini cyane, kandi twari muri ceasefire, twari mu bintu bya Arusha mu kumvikana. Impamvu nuko Habyarimana yisha abantu Bugesera iri nka test iyo concept ye y'intera hamwe na genocide. Yica abantu Bugesera, yica n'abantu Kibirira muri Ngororero. RPA commander yodaringa ko tugaba igitero kuri Habyarimana. Forces ziramuvinga, ziraza zigera hano hafi ya Shyorongi, hano. Ni ukuvuga ko iyo adahagarika na Kigali yari kuyifata icyo gihe. Ariko kubera ko amahanga yaravuze, process ya Arusha yaragendaga, ariko still kubera ko hari haramaze kuba engagement hagati ya RPF n'amashyaka yandi, RPF yanga ngira ngo kuba yakomeza ngo ifate ubutegetsi yonyine, kuko imishyikirano yasaga naho ihuriweho n'amashyaka menshi. So bategeka ko abasirikare basubira inyuma, RPF subira inyuma mu birindiro byayo. Ariko His Excellency negotiatinga neza ku buryo aho twari twageze nta zindi ngabo za Habyarimana zigomba ko haba, bayita zone tampo. Then tujya imishyikirano irongera irasubukurwa Arusha, irasubukurwa, ndetse Habyarimana hari aho yageze
abazungu n'iki bamubwira ko agomba guhura na FPR, aremera, bategura uko abayobozi ba FPR bahurira na Habyarimana Kinihira, hariya Kinihira muri Gicumbi. Barategura, Habyarimana araza na ka helicopter ke, turamwakira. Natwe twamukoreye uburinzi, nitwe twamuhaye security icyo gihe kuko nitwe twahakontrolingaga. Turamwakira, ubwo hitwaga ngo ni zone tampo, ariko of course twe twarahakontrolingaga. Hitwaga ngo nta muntu uhayobora, ariko twarahayoboraga. N'abaturage benshi bari bariruhukije kubera ko ingabo za leta zari zarabamaze, zifata abagore ku ngufu, izisahura. Twebwe twahagera muri ya discipline yacu, ahubwo bakabona tubanye neza nabo. So ubwo rero imishyikirano irakomeza. Itariki enye z'ukwa munani imishyikirano ya Arusha isinywa kuvanga ingabo, isinywa ku sharing government. Ubwo ingabo za RPA zagombaga kuba 40% iza leta zikaba 60%. Twe ntacyo byari bidutwaye kuko n'ubundi twarwanaga baturuta ubwinshi, ntabwo twigeze tunganya umubare, n'ubundi baraturutaga. So tukavuga tuti nta kibazo, 40% nta problem, abandi turabademobiliza wenda. So ariko itariki enye z'ukwa munani imishyikirano isinywe, bukeye mu gitondo itariki 5 z'ukwa munani 93 Habyarimana afungura radio Riteremo. Urumva asinya imishyikirano uyu munsi y'amahoro, mu gitondo afunguye itariki 5 radio Riteremo. Radio Riteremo itangira nyine gukoronga, guhamagarira genocide. Ibyo byose RPF ikumva ko nibyo turarwana na extremist government, ariko wenda hari bizashoboka. Bigeze muri December tariki 28 biba ngombwa ko imishyikirano iba implemented. Ari nabwo hategetswe ko ingabo za FPR 600 n'abanyepolitike bayo baza i Kigali. Ubwo dushaka rero aho baza kuba. Nagize amahirwe yo kuba muri delegation yo kuva ku Murinde kuza gushaka aho izo ngabo ziri bubi. Aho bashakaga kudushyira baduporopozaga, warabibonaga ko n'ubundi biri muri ya sense y'intambara yo kutumara, kuko baduporopoje ku gasozi ka Mburabuturo, hari agashuri ka Duruwa. Wabona Mburabuturo, wabona mo Kigali na ka Kigali zose zimeze gutya, ukabona ko ari ukutwica. Barongera baduporopoza ka Kami wabona imisozi yiri hejuru, nabwo ukabona ko ari umugambi utari mwiza. Ariko twaje kugira Imana, mu negotiation zahereye mu gitondo saa 3 kugeza saa 11 n'igice, hagira aba exfar bamwe badohora. Ubwo wari uhagarariye imishyikirano ni General Darere wo mu Canada, wari uyoboye Minway. Hagira umujenerali mu exfar umwe gusa atanga agahenge kuko twajya muri Senate. Uwo yari General Rwarakabije Paul. Turababwe ubwo twebwe argument yacu yari kuvuga ngo turashaka Senate, ariko Senate twari twayibonye tukabona aho iri ari ahantu horoshye kuri forcing uvuye Byumba in case habaye ikibazo, kandi yoroshye no kuyidefend nubwo yari yegereye abajepe bwose. Ariko argument yacu ikaba ngo twebwe tumaze imyaka 4 mu myobo, iyi Senate ni hotel irimo ibitanda n'amashuka azakuvurera, mwaturetse ko tuje kuvanga tukigira muri ibi bitanda tukaryama. Bamwe batari ko mwabaretse. General Rwarakabije afunguraho kantu gato tukuririraho na General Dare, dusinya ko tuza muri Senate. Kandi koko turaza muri Senate, abasirikare baraza itariki 28 z'ukwa 12. Sinzi niba hari ababonye ingabo zinjira ziri mu mabasi ya Notracom ziva ku Murinde zinjira Senate. Yari nka zari basi nyinshi cyane, abasirikare 600 turumva ko ari benshi. Ariko guhera Gasyata ukagira kuri Senate ntabwo washoboraga kubona aho kandagira. Abantu bose bavuye Nyamirambo, bavuye hano za Kimisagara, bavuye ahantu hose, bose bajya ku muhanda kwakira inkotanyi. Ibyo byose bitera Habyarimana ikibazo.
so abasirikare bageze muri CND mu gitondo uwari uyoboye radiyo ritere mu witwaga Kantano aza kureba, atunguka kuri gate asaba ngo arashaka kureba inyenzi uko zisa. Ati ndashaka kureba inyenzi uko zisa. Atunguka kuri gate gusa. Babaza uwari uyoboye izo ngabo General Kayonga, yari Lieutenant Colonel Kayonga Charles, ati ni mumurekazi. Akinjira kuri gate arunguruka gutya abona abasirikare barapiye bari mu myobo. Avuza induru ati Habyarimana yabikibwa mwe kanyagomwa, ati izi nyenzi zaraye mu myobo zizigera zisubirayo. Ubwo urumva bo mu mitekerereze yabo inyenzi zari zo gusubirayo, ntabwo zari zo kujya muri leta. Murumva ibyo ni akantu gato ariko kerekana the extremist group uko yatekerezaga, either barabamara cyangwa se bazasubirayo imishyikirano ntizabo. So ibyakorwaga byose bya binavugaga decision making ifatwa na leadership. Sometimes your decision is a risky undertaking yo kohereza abasirikare 600 bashobora kuba surrounded mu munsi umwe, ugasanga babamaze bose nabo banyepolitiki. Ni decision mu interest z'igihugu, in case imishyikirano ikuze, ni na gesture nziza ifashwe na leadership, ariko it's even risky. So it's up to the leader to minimizing a risk. Ariko we yari yavuze uko yabitekerezaga, yaravugaga ati abasirikare banje 600 barapiye bari mu ndaki bazengurutse Senate, batewe impande zose. Jewe kuva ku murindi n'ingabo zanjye ntabwo byamfata iminsi 2 ntarabageraho, kandi ziriya ngabo ntawazikura mu myobo mu minsi 2, ndazizi. Niyo risk, niyo ntuzo yafashe yo kuminimizing the risk. So yohereza ingabo ziraza, then biza kugaragara ko imishyikirano itazakunda, kubera ko hari ibikorwa bya politiki byakorerwaga Arusha n'ubwumvikane, ariko hari n'ibya gisirikare twagombaga guhura nabo basirikare bandi ba leta kugira ngo twumvikane uko igisirikare kizavanga. Clearly abofisiye twahuraga nabo barimo ba Anatole Nsengiyumva, barimo ba Aloys Ntuwiragabo, barimo Bagosora, baratubwiraga very clearly, Bagosora mu magambo yo turi ngondore imbere ya General Dallaire. Twatangiye saa 2 za mu gitondo mu nama, tukageza saa 11 za mu gitondo, umunsi wose nijoro mu rukerera. Bagosora aravuga ati ibi byose turarushya n'uyu muzungu, avuga mu Kinyarwanda, ubundi bavugaga mu Gifaransa kugira ngo abazungu bumve, abandi tukavuga mu Cyongereza bakakora interpretation. Aravuga abahindura mu Kinyarwanda, aravuga ati ingoma bihumbi umututsi adakandagiye mu ngabo z'iki gihugu. Gutyo ingoma bihumbi umututsi adakandagiye mu ngabo z'iki gihugu, uyu mugabo turamuruhiriza ubusa. Ubwo General Dallaire abona abantu bararakaye, abona imijinya, kuko twebwe ku ruhande rwacu twaravuze tuti Bagosora urashaka iki? Twarakunesheje, nushaka naha none duhagaze dutangirira intambara hano, turakurasa kandi tugufatanya n'igihugu. Ariko bari abantu bari bafite level ya extremism iri wavuga ngo ni madness, bari nk'abasazi. Of course bafitemo n'agasuzuguro, baratubonaga bakabona icyo gihe twari tukiri muri aba late 20s, babo tubona ko turi abana. Ikindi kubera ko tutavugaga Igifaransa, baravugaga ngo turi illiterate, bakavuga batari ko se ubwo ni tunavanga namwe muzakora iki? Harimo nibura n'umwe ufite perimi ngo azatwara imodoka? Harimo se nuzi kwandika ngo azaba umukarani? Ubundi turavanga namwe mufite qualification ihe yo kuba abasirikare? Tutise ko twabanesheje? Ati ibyo byo kurwana nibyo muzi nta bindi.
ry'inyeshyamba. Barangiza bati mwanesheje politike ntabwo mwanesheje igisirikare. Nibyo twabaga turimo. Muri iyo mishyikirano y'igisirikare twarabibonaga ko nothing will work out. Twarabibonaga ko nubwo twavanga tukaza tukajya mu bigo bya gisirikare bwari buke turasana, ariko still bigakomeza nk'aho imishyikirano izaba kugeza aho jenoside yabereye tariki za 7 z'ukwa 1994. Nabwo mu bintu mu situation ubona aho yari igeze, the extremist group nta choice yindi yari ifite, either ku implementinga Arusha cyangwa se gukora genocide bakareba uko babishwanyuza. Ntabwo byumvikana ukuntu Perezida Habyarimana yagiye ku kibuga cy'indege ajya Arusha cyangwa Dar es Salaam, yagera ku kibuga cy'indege agahamagaza chef d'état major General Castar Bizimungu, yamugeraho ku kibuga cy'indege aturira tugende. Icyambere nta hantu na hamwe perezida ajyana na chef d'état major w'ingabo mu ndege imwe, ntabwo bijya bibaho, ntaho biraba. Nicyo gihe byabaye ubanza bitazanongera. Umugabo ati mo general ntabwo niteguye, ati injira mu ndege, aramwinjiza barajyana. Ubwo ari ku cyumweru kimwe mbere yuko indege igwa bari barimuye abantu bose batuye Masaka, Kanombe, muri ibyo bice, kandi abenshi yari imiryango y'abasirikare b'abajepe barayimuye. Ukibaza icyo bayimurira kikakuyobera. Indege iraza, indege za icyo gihe information zihari zifatika nuko hari indege 3 cyangwa 4 mu kirere. Hari indege ya Croix Rouge, hari indege ya Minuari, hari SN Brussels n'indege ya Habyarimana, zose zaprokingira kimwe Kanombe. Kandi control tower yari muri ya mugabo ujye unabivuga neza w'Irutsiro hariya, niwe ubisobanura neza, ni nawe wasobanuriye Abafaransa b'investigatingaga. Indege zindi zose yarazihagaritse, arazihagarika ziguma zihuvaringa kwa kundi bazihagarika zikaguma mu kirere kugira ngo ya perezida bari imanuka. So uwaroze muri izo ndege nye, indege ya Habyarimana ko ari ije, ubwo niwe waruzi exactly ko iyo ngiye ari Habyarimana. Indege iraguye, indege iguye, abajepe bafunga n'Abafaransa babaga mu bajepe bafunga ahantu hose, babuza Minuari kwinjira, babuza Ababiligi kujyayo, babuza n'abandi basirikare kujyayo, barahafunga. Bakore ibyo bakoraga ibyitwa black box biba muri buri ndege, kugeza uyu munsi nta uzi aho iri. Barashakishije yarabuze, kandi indege yaraguye mu rugo kwa Habyarimana kuri piscine mu garage, umugore anywa champagne aho ngaho kuri piscine n'abashyitsi. So ubwo ariko abari babizi exactly, either ni babagosora cyangwa ni bantu wiragabo cyangwa ni ba Nsengiyumva Anatori, abo bantu bagomba kuba bari bazi exactly ikiriho kiba, kandi bari bazi ko bagiye kurwana neza batari mu mishyikirano. Intera hamwe structure bamaze kuzubaka, bahindura immediately ubuyobozi, babanza gushyiraho General Gatsinzi. Of course General Gatsinzi bamushyizeho kugira ngo bajijishe, kubera ko Gatsinzi nk'umunyakigali ntabwo yashoboraga kuyobora ziriya ngabo, ntabwo byashobokaga immediately. N'ubundi Gatsinzi bari baramwirukanye mu Mutara muri ya yindi operation ratissage combine, baramwirukanye bamukuramo n'abandi bose abo bita abanyenduga. Wavukaga mu majyepfo wese icyo gihe mu Mutara ku rugamba barahamukuye bose babakuramo. Wumve ikibazo cya ideological backwardness uko icyo gishobora gutera. So ubwo bahita bashyiraho uriya wundi wasimbuye bashyiraho Bizimungu abari uyobora urugamba, bibaza ko bagiye kurwana, batangira kurwana.
nuko intambara yo guhagarika jenoside yatangiye. Itariki 8 batangiye gutera ahantu hose, batangiye kwica abantu, batangiye gutera senide. His Excellency atanga itangazo kuri radio Muhabura, ahamagara FAR, igisirikare cya Habyarimana, arababwira ati mbahaye choices ebyiri, ni muhitemo eshatu, muhitemo. Iya mbere kutivanga mu gukora jenoside, iya kabiri kudusanga turabakira, iya gatatu kwivanga muri jenoside tukabarasa. Wasomye iryo tangazo ubakora muri ambasade yacu Abu Dhabi, nibagiwe izina rye ariko arahari. Of course FAR ntabyo yigeze yubahiriza, ijya muri jenoside, RPA irwana nayo. Ntabwo byari byoroshye kurwana intambara y'amezi 3 uhagarika jenoside, rescuing abantu, urwana na FAR n'imitwe y'interahamwe nyinshi itandukanye ahantu hose, kubera ko RPA effective force yarwanaga byari 19,000, FAR byari 50,000, gendarmerie byari 30. Washyiraho za polisi communal, washyiraho interahamwe, imitwe itandukanye, ni force yari ikomeye kuba yahangana na RPA, yahangana nayo. Ariko mu mezi 3 muri za values navugaga, ubwitange, resilience, courage, charisma, abasirikare ba RPA byifatamo neza, bararwana bahagarika jenoside. Of course Eta majoro yari hano muri hoteli Serena, icyo gihe yitwaga Diplomate, niho eta majoro yari iri, niho yakoreraga. Operation headquarter yabo yari Nyamirambo muri stade, ari naho General Kabirigi yakoreraga, ari nawe wa coordinatingaga ibikorwa by'ubwicanyi byose jenoside muri Kigali hose. Erega twabaga tubumva, twarabumvaga. By'ubwanjye Kabirigi naramwiyumviye neza, n'ubu ijwi rye ntabwo ririgera rimvamo, kuko twabaga dufite communication nabo, baratwumvaga, baratumonitoringaga, natwe twarabamonitoringaga. Iyo washaka kujya mu cano yabo warabumvaga. By'ubwanjye nuyumviye Kabirigi yakoreshaga call yitwaga Irondere. Mu gisirikare ntabwo uvuga izina ryawe, ni nkuko His Excellency yara throughout muri ibihe byose byo guhagarika jenoside yari 0 Bravo. Noneho Kabirigi numva call sign imuhamagaye, ariko menya ko ari call sign twarwanaga nayo Nyamirambo ya commanding office yitwaga 03. Aramuhamagara Irondere 03, Irondere 03. Kabirigi aramusubiza amvaye. Uwo nguwo 03 ariwe commanding officer aramubwira ati Mon General, hano kuri Saint Andre tuhasanze bwa bututsi bugeze muri 200, nkora iki? Kabirigi aramusubiza, urambwira iki wa macuhowe? Kuraho umwanda vuba. Urumva ingabo zacu zari aho ngaho Rebero, General Rebero icyo gihe. Mbona ingabo zacu ziri aho, turazibwira ngo zigerageze gushaka Saint Andre, ntawuze Saint Andre aho iri, ntawuze iki. Ariko mu mwanya muto twumvaga amasasu n'imipuko ya za grenade bamara abantu. So nibyo ngibyo barimo, nibyo bakoraga. Kabirigi ubu ngubu yatsinze urubanza rusha, ubu ngubu araho ari free, yaratsinze. Niko bimeze. So rero kugera aho bageraho bava muri Kigali, of course barananiwe, nta kindi barananiwe, kubera ko RPA yinjiye Nyamirambo. Urumva ifunze Nyamirambo, yinjira Shorongi, ubwikasa umuhanda wa Ruhengeri, yambuka Nyabarongo, ikata kuri Runda, ubwo ikiraro Nyabarongo iragikase, yinjira Bugesera, irakomeza
ijya mu majyepfo ijya Huye, ubwo umuhanda wa Bugesera urakase, uwa Byumba urakase, uwa Kayonza urakase. So basanga etamajoro yabo hano ho bari muri diplomati muri hotel aho Serena yubatse, basanga inzira yonyine isigaye basohokeramo ari uguca hariya kuri Skol, Giti cy'inyoni, Skol, ugakomeza niko gahanda k'igitaka kari gasigaye. Iyo batindaho umunsi umwe twari dufite force imanuka nayo kuhafunga, baratangurana baragenda, ariko bamekinje songo bajyanye buri kintu cyose kibaho, abantu, ibintu, iki byose baragiye. Of course ntabwo ari buri muntu wese wagiye, ntabwo ari umuntu wese wahunze. Nta nubwo twavuga ngo abasirikare bose ba FARC ngo bari babi, no, ntabwo ariko bose bari babi, ariko bari muri system mbi cyane, kubera ko muri abo bahunze hari 1500 basigaye batagiye. Mu gitondo cyaho cy'itariki 4 z'Ukwakira turababona baraza baradusanga n'imbunda zabo 1500. Of course kwa kundi His Excellency yari yavuze ati abadakora jenoside mudusange, aba 1500 baradusanga, nibwo babatwaraga igako, abandi Rubona mu majyepfo 800 700 mu mezi 2 baraza bavanga n'izindi ngabo, buri muntu ku grade ye no ku kazi yakoraga, exactly nta kumugabanyiriza. So ubwo urugendo rwo kubaka igihugu rutangirira aho ngaho. Igihugu cyashwanyutse, igihugu cyashize completely. Abakuru bazi 94 uko yari imeze, picture yayo witekerereje ushushanyije ni ibisiga byo ku isi yose, bya bisiga bifite nuza gute n'iminwa gute, byose ngira ngo byatumanyeho ku isi yose biza kurya abantu bari kuri streets. Imbwa zose zavuye mu rupangu n'izavuye hehe, zose zaryaga abantu, zarabyibushye, n'amapusi yabuze ibiryo n'iki byose, buri kintu cyose cyarabyibushye. Imbwa zarabyibushye ziteye ubwoba ku buryo habaye na operation yo kwica imbwa, kuko zari zitangiye kurya n'abagenda. Ubwo ariko abafaransa muribuka ko bari baje batangiye ibyitwa zone turquoise, biha mandate muri UN, ubwo bashakaga gukata Musanze, ni ukuvuga ko tuvuge bya kera, ubwo ni Ruhengeri na Gitarama na Butare gusubira muri West, iyo bari bayikase muri zone turquoise. Ubwo hari the thinking yo kuvuga ngo u Rwanda rukatwemo kabiri, kuko abahutu n'abatutsi batabana, bakatemo kabiri, bamwe bajye muri East abandi bajye muri West. Uko bari kuvangura rero, ibyo ni irindi hurizo kuvuga ngo aba bajya ngo kuko ingoma bihumbi ntibazigera babana, ntabwo byashoboka. Therefore bakatemo kabiri, igihugu kibane gutyo. Zone turquoise ikindi yari igamije kwari ukuvuga ngo organizing aba ex-FARC bahunga n'ibikoresho byabo n'intera hamwe batraininze, bazikwipinge neza, baziha ibikoresho neza, bongere batere. Ariko abafaransa ntabwo byaboroheye, kubera ko naho bagerageje ubwabo gukubitana na RPA i Butare, bava Gikongoro binjira muri Butare, ikibatsi bakubitanye nacyo cyaberetse ko bitashoboka. Bahise Butare bayivaho basubira Gikongoro. Abandi bagerageje guturuka Kibuye binjira Gitarama ku Rutare Rwandaba, bakubitanye na company ya RPA ku Rutare Rwandaba. Mu minota 30 barwanye, bakayifata company y'abafaransa bakayambura imbunda, bagasaba His Excellency ngo tubakorera iki, ati nimubahe imbunda zabo mbabwire birukanga. Ni nako yabikoze. Urumva ko abo bantu babonye ko bidashoboka. Ikindi, abo baje gutabara aribo ba ex-FARC, abo baje kuriorganizinga ngo babategure neza, babahe ibikoresho, ahubwo babonaga ex-FARC iza ibacaho yirukanka ijya muri Kongo.
nta no kubavugisha. So ubwo rero ntacyo bazajyaga kuorganiza, birabagora. Ubwo duhangana na zone turukwazi n'amabi yakoraga, ariko mu kwezi kumwe bamaze iminsi 21 nabo babona ko bidashoboka, bafunga imizigo yabo, ahubwo bajya gutegura intambara muri Kongo, kuko bayoboraga mu butu bajya gute inkambi z'impunzi, bari bumvikanye n'amabuto ko zitajya kure zijya ku mupaka, hafi ku mupaka. So batangira gutegurira muri Kongo. Niyo mpamvu mu 1995 ibitero byari byatangiye kuva muri Kongo still biza mu Rwanda, batega amamodoka bakica abantu. Muribuka ibitero bya Burarirwa, abitwa ba Colonel Rwabukwisi bari barafasha ahitwa Gafunzo muri Nyamasheke, ikirwa cya Iwawa bari bagifashe. So bari mu myiteguro ya nyuma noneho yo kugaba igitero simusiga. 1996 tariki 20 z'ukwa 10 nibwo His Excellency yatangaga itangazo ari Karongi. Mbere yaho gatoya yatanze itangazo ari Karongi asaba UN ko yatandukanye impunzi na XFR n'intera hamwe, abafite imbunda n'abadafite imbunda. Ikindi ko impunzi zitaguma ku mupaka hafi kandi zifite gutaha. Ati nimutabikora UN ndabyikorera. Ku itariki 20 z'ukwa 10 arabyikorera ajyayo. Of course ntabwo iyo process yo gusecuringa u Rwanda ntabwo yari yoroshye. U Rwanda rutariho, nababwiye gusa ko bashaka kurugabanyamo kabiri, ariko hari n'igitekerezo cyo kuvuga ngo ibihugu duturanye abanyarwanda ntibashobora kuziyobora, n'ubundi ibihugu duturanye bifite abanyarwanda mu bihugu byabo, buri gihugu gifateho agapande. Abegereye Tanzania bagende, abegereye Burundi bagende, abegereye Uganda bagende, abegereye Kongo bagende. Noneho ntaho bazongera guhurira kugira ngo bicane. Ubwo ikibazo kizaba kibaye dissolved kuko nta Rwanda ruzaba ruhari. Ibyo bitekerezo byose byari bihari, yari debate ihari. Zo zose zari challenge za RPF gusevinga no gusecuringa the Rwandan nation, no kongera kuyubaka bushya, no kongera kwiha imbaraga n'icyubahiro igihugu gikwiye. And they did it mu gihe gitoya. Through good leadership byarashobotse, kubera ubuyobozi byarashobotse. Nizo ntambara bashatse guteza 1996, 1997, iz'igicengezi n'8 n'9 kugeza 2002 zose DRPA yari gifite wa mutima wayo, the spirit, the strength, the character, yarazitsinze izitsindira na kure cyane, ku buryo abanyarwanda bari bagihungabanye hano nta n'ikintu bumvise. Hari intambara zarwanywe abanyarwanda hano 94 na 5 na 6 na 7 na 8 n'9 2001. Hari intambara mbi cyane zikomeye cyane zarwaniwe hirya yo mu birometero 2,600 zirimo indege, zirimo bifaru, zirimo ibihugu bitagira ingano 8 n'indi mitwe y'intamba y'abarwanyi itandukanye. Byose byari bigamije kuza kongera gufata u Rwanda. Ariko DRPA single handedly yonyine, no muri za character zayo, muri za values zayo, yahanganiye nabyo iyo ngiyo ku buryo nta n'isasu ryumvikanye hano. Ibi byose byatanze environment nziza, byatanze environment enabling the leadership yari imaze kujyaho ya leta y'ubumwe, RPF n'andi mashyaka yose atarakoze genocide, utangira noneho from the scratch kubaka igihugu. Aho cyavuye naho aho kigeze murahabona. You are the next generation igomba noneho kuzuza kuzageza kuri the end state we want, ariyo
u Rwanda rugizwe n'igihugu kiri middle income economy, kiri developing, kiri developed, kandi nk'uko twabivuze biri possible. Urebye aho twavuye n'aho tugeze, nta doubt nimwe wavuga ko u Rwanda rutaba a developed nation muri aka karere, nta nimwe. Ntabwo byashoboka. Byose biri mu maboko ya the next generation ari bo mwebwe. Thank you so much. Nakabazo k'amatsiko, mu by'ukuri nkunda gukurikira ibiganiro byawe n'amateka avuga ku rugamba rwo kubohora igihugu, ariko iyo nkurikiye neza nsanga nta hantu utugaragariza neza inshingano zawe zari zihariye mu rugamba rwo kubohora igihugu, usibye ko wari umusirikare urwana nk'abandi. Twashaka ko nako ukatubwiraho. Murakoze. Okay, ngo inshingano zanjye ku rugamba, inshingano ku rugamba umuntu ntagira inshingano imwe, ugira inshingano nyinshi cyane. Dutera 1990 nari umusirikare nk'abandi, gutyo nyine mu Rwanda nta kibazo. Nyuma yaho gatoya nza kuyobora kompanyi, ndwanira muri iyo kompanyi. Nyuma yaho gatoya rwa rubyiruko ruje rwinshi cyane, banjyana kwigisha urubyiruko nka instructor, njya kwigisha urubyiruko urwo ngurwo 2000. Nyuma yaho gatoya His Excellency araza. His Excellency aje arantumiza kugira ngo mbe EDDK we, umu ofisi y'umuri hafi kuri buri kintu cyose, mbana nawe. Ariko mwaba muri kumwe, hagira igitero kijya kuba, ati jyana n'iyi fosi ugende muri iki gitero, jyana muri iki ngiki ugende muri iki gitero, biterwa n'icyo na assignment aguhaye. Nuko nguko kugeraho kujya guhagarika jenoside, je naturutse Ibyumba ku Murindi, nyura za Gikomero, Rubungo, kwa Nayinzira hasi, kurwana na Kami, Kanombe, Rebero, Nyamirambo, jenoside irahagarara. Ubwo ariko umuntu yarwana n'abandi, ntabwo urwana wenyine, uba uri kumwe n'abandi. Nta n'umuntu warwana wavuga ngo narwanya jyenyine cyangwa se nagize gute. Intambara iri collective, ntabwo ari umuntu umwe. Nyanja yabajije ikibazo cyiza cyane, concern yacu kuri the youth today, n'inama umuntu yabagira, nibyo nari mvuzeho. The youth today, murebe opportunities mufite, murebe opportunities igihugu kibaha. Opportunities zirahari nyinshi cyane, nyinshi. Uburyo mwiga, uburyo mugirwa inama, uburyo assets zo kwiga na facility zo kwiga zirahari. Ubu kwiga ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari nk'ibya kera. Ushatse kugira ubumenyi abarimu bari imbere yanyu babaha, ugashaka no kongeraho ubuku by'inshuro 1000 cy'iby'abarimu baguha, wabubona ubishyizemo very little effort na investment, kuko ibihari ushobora kwibonera ubwawe ku giti cyawe ni byinshi cyane, kandi byagufasha na nyuma yo kurangiza amashuri. The challenge y'abanyeshuri, y'abana, urubyiruko rw'uyu munsi ni kuyoba bayobwa n'ibyo bahura nabyo hanze aha ngaha, ibyo bahura nabyo muri social media, ibyo bahura nabyo kuri izi gadgets dukoresha kuri interineti, niho ikibazo kiri gikomeye cyane. Ariko ushatse no kubikuramo opportunity birahari, ariko nta mpungenge zihari kuvuga ngo urubyiruko rw'ubu ngubu ngo ntabwo rwumva neza. No, that's not true. Ntabwo ari byo, cyangwa ngo ntabwo ari kimwe n'abasirikare barwanye muri babohora igihugu. No, turabibona. Ubu se iyo wumva abasirikare bacu ibyo bakora Mozambique, Cabo Delgado iruta province ya Cabo Delgado iruta u Rwanda inshuro 3.
abaterroristes bari barayifashe, ariko majority y'abasirikare barwanye ruriya rugamba bakarutsinda mu kwezi kumwe bari hasi y'imyaka 25. So it's the same generation. Uretse commanders babayoboye bafite experience, ariko abakoze the actual work yo kurwana bari hagati y'imyaka 19 na 23. Kandi ko tubona the same spirit, ahubwo bo they are better, bari better. Twebwe twakoreshaga umutima cyane, ariko bo bari better trained, bari better facilitated. Tuba traininga neza cyane ku buryo umusirikare umwe ahinduka imashini. Na spirit bafite irakomeye cyane. Icyo bakeneye gusa ni support y'igihugu cyose, n'abajya mu kandi kazi gatandukanye nabo kuba bafite the same spirit. Ikindi kibazo Kwizera yabajije ni kijyanye na recruitment muri RPA. Ngira ngo nakivuzeho. Recruitment muri RPA, ingabo izari mu gihugu cya Uganda ari ingabo zitwaga NRA z'abanyarwanda zari zigeze nko mu bihumbi 3 kugeza kuri 4. Nizo zatorotse zikavayo zikazana imbunda zifite zigatera u Rwanda, ariko izo ntizari zihagije kurwana urugamba. Icyakurikiyeho ni iki? Mu cyumweru cya mbere cya kabiri hariya ku Kagera haje urubyiruko rutagira ingano rw'abana batoya, abari muri university, abari muri za high school, abari abashumba, abari abahinzi, baturutse ahariho hose, Zaire, i Burundi, mu Rwanda hano, Tanzania, Uganda, bose barisuka. Mu cyumweru cya kabiri hari hageze nk'ibihumbi 4. Byabaye ngombwa ko RPA ishaka abofisiye bashobora kujya kwigisha abo bana vuba cyane, kubigisha kurwana vuba cyane. Ndi muri bakeya batoranyijwe kujya kwigisha urwo rubyiruko. Twabigishaga course umusirikare akora umwaka wose, twayivunjagamo ibyumweru 2 tukamwigisha ibyangombwa. So urumva rero haje abana benshi cyane, benshi ni nabo batumye RPA ikura. Abana bakomeje kuza guhera 90, 91, 92, na 3, na 4, na 5, na 6 no kugeza n'uyu munsi. Ni ukuvuga ko recruitment ntabwo yigeze hagarara, n'ubu biracyakomeza. So abo rero nibo batumye RPA igira imbaraga. Ikindi kibazo cya Kwizera ngo afande PC, ubwo aravuga His Excellency kuko yitwaga Papa Chare, abasivili bakamwita afande PC, ariko korosaniye ya mbere yari Papa Chare. So Papa Chare rero abamwambitse grade, abamuhaye grade ya Major General, turi buvange ingabo 9 ni members ba high command. RPA yari ifite members ba high command, habaga members ba high command 10 nibo bamuhaye iryo peti, nibo ba propose. Ariko of course nawe atanga guidance, yavuga ko abantu badakwiye kujya mu grade binini cyane. We yashakaga force iri effective operationally kurusha ifite ibigrade byinshi. Spirit ya young generation ya kera na spirit ya generation y'uyu munsi ndabikomparinga gute? Abantu bakuriye muri generation zitandukanye. Twe twakuriye muri generation idafite IT, idafite social media, idafite amatelefoni, idafite ibingibi murwa musoma kuri telefoni buri munsi buri kanya, kuko nta telefoni zari zihari. Science technology byari bitaraba developed. Icyo twaskoraga twarasomaga twebwe abenshi. Iyo wageraga muri senior 1 wamekaga shwa ko senior 1 irangije usomye ibitabo 50, ibitabo novels, ugasoma nk'ibitabo 50, tukarushanwa gusoma ibitabo.
kandi iyo usoma ibitabo byandikwa n'abahanga, nta muntu w'umuswa wandika igitabo. Nta muntu w'umuswa wandika igitabo, kandi kugira ngo interakitinge n'umuhanga utagombye kumusaba audience ni ugusoma igitabo cye, kuko ubundi ugiye ku interakitinga n'umuhanga nuko wamusaba audience mugahura mukaganira, ariko iyo yanditse igitabo ugisoma utamusabye audience ukakisesinga iyo wisdom ye. Twe rero twasomaga ibitabo cyane, twarasomaga. Ushobora no kukubwira uyu munsi nkakubwira novo ya mbere nasomye n'umwarimu wayinyigishije, nkakubwira n'icyo yavuze. Umwarimu witwa Okero Francis wigishaga English literature aza ku introducing igitabo cyitwa Animal Farm sinzi ko mukizo, ntabwo mwebwe musoma ndabizi. Ariko izo novel ziba zirimo wisdom nyinshi cyane. Agatabo agafata gutya, Okero Francis, Gentleman, Animal Farm is a novel based on a political satire where animals are used as a human beings to express a political demagogue. Ubwo urumva ni kera. Twasomaga ibitabo, nta distraction nyinshi twagiraga. Iyo wajyaga mu ishuri, boarding school, ni generation is totally different. Sinzi ko nabibabwira, biragoye cyane. Njya ku ishuri Syria 1 bwa mbere bampaye amashingi ya Uganda 29. Amashingi 29 nyajyana ku ishuri ndayarya arananira, ndinda nyasubiza mu rugo, kuko ku ishuri rya boarding warahageraga bakaguha uniform bakaguha mu gitondo breakfast iriho imigati n'iki na za jamu, break tea bakayiguha, lunch bakayiguha, afternoon tea, dinner wasangaga ibiryo ku meza, nta gutera imirongo ntaki. Secondary school yabaga ifite abanyeshuri 400 gusa. So urumva ni environment itandukanye. Hari library yuzuyemo ibitabo byose gusa, nta bindi, nta kindi, ntupfa gusohoka uko ushatse. Ariko mwebwe ni generation zitandukanye, challenges ziratandukanye. Ni nayo mpamvu mugomba kuguma muri focused. Uko isi banini, the global world iragenda iba ntoya. Umuntu avuka afite umwana ageze imyaka 4 agatangira ku interactinga n'abana Japanese, Americans, bari kuri za chats bagira gute, biragoye cyane. Rero utari conscious rero watakara. The youth y'iki gihe ikeneye kurwana n'ikintu cya focus, kuguma bari focused. Kuguma muri focused no gukora right choices nibiriya byose ziriya ndangagaciro navugaga. Naho ubundi ibibarangaza ni byinshi. Social media iriho bisazi byose bibaho, YouTube iriho ibyo byose, za Instagram ni ibyo ngibyo. Mutitonze, mutirinze kugira ngo umuntu agire focus, akomeze ku ntego ye yitoranyirije cyangwa aho igihugu kimuganisha, biragoye cyane. It's extremely difficult. Mufite challenges nyinshi, ariko hari na tools nyinshi cyane zibafasha. Ni choice y'umuntu akora, making the right choices. Iyo ukoze the right choice ugera aho ushaka kugera. Uyu twawe n'ibije byose biraguhitana nyine. So ni ukwitonda rero.